ubwo baracyakora izindi ndwara rero sasa. None se corona, reba iyi corona ahantu igejeje isi. none se corona yavuye ngiyi noneho iki kirarenze. ariko iyo kandi yo ubwo ni kimwe ni hafi kimwe cya gatatu. Yes, ni cya gatatu cy'abatuye kandi bakaba bafite imbaraga za nuclear, bafite ibintu byose by'intambara by'ubwicanyi. Kimwe cya gatatu rero gihagurutse baba barenze cyane abanyaburayi, uko Amerika ubwayo n'Uburayi bushyize hamwe ntabwo bagera kuri miliyari. Guhangana n'abantu bagera kuri miliyari 2.5 kuri ntego ya 9 ni inzara n'indwara. Haje n'indwara. Indwara zigomba kuba nyinshi cyane, kuko nk'ubu ngubu indwara nka za Ebola ntabwo ziba mu Burayi. Indwara nka za Zika zo ziba muri Amerika y'Epfo. Indwara nka za Sida ziri ku isi yose, ariko muri Afurika niho ziba ziri. Ukibaza kuki muri Afurika hose Sida ikomeye cyane. Bari abagabo ntabwo bakeneye amafaranga barayacura. Reka nuko abantu batubyumva neza, bakeneye resources nizo batacura, nibwo butunzi nyabwo. Resources ni umutungo kamere. Zino ntambara rero zibera mu burasirazuba bwo hagati nizibera hirya no hino, twe tubibire ko ari ibintu byoroheje, ariko ziriya ntambara nabo barazirwana. Kuko nko muri Afghanistan, muri Iraq, muri Syria abantu benshi baba abanyamerika baguyeyo benshi, abarusiya benshi bagwayo. Izo ntambara rero barazikora kugira ngo zigabanye abantu. Icya kabiri rero ibijyanye na kwicisha abantu inzara, starvation. Ubu dufite ikibazo mu bihugu byinshi birimo Kenya, ihembe rya Afrika, za Somalia na Ethiopia, ari ikibazo cy'inzara. Nimisho ariko ariyo n'intambara, ariko no hariyo n'inzara kubera kuteza. Ibihugu nka noneho barangiza bwa butaka bafashe nk'ingwate bugatwarwa. Ubwo nibyarangira igihugu cyose cyatwabaho, none kizatwarwa n'umuryango wa Rothschild utegeka isi. Ko babaze isi basanga 30% y'ubutaka bw'isi ngo hifashishijwe ibyo uko ari bibiri cyangwa uburyo bubiri, hagomba kuboneka urupfu mbere y'uko umwaka w'ibihumbi 2050 urangira mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Bamusabye rero ko yandika inyandiko mvugo kuri iyi ngingo ngo ategure uburyo ngo iyo genocide yagerwaho muri 2030. Rero mu myaka 15 hibanzwe ku kwihutisha, kuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa nibagiwe izina rye bamutaga Laurenti yaravuze ati twarakererewe kandi dufite gahunda yo kwihutisha ibintu. Bira bihugu bigomba gukora icyo bishatse. No, indwara tuvuge ari indwara zitafite n'amazina y'Ikinyarwanda. Indwara nka Ebola, indwara nka Sida, indwara nk'ibicurane by'inkoko, ibicurane by'ingurube, indwara hepatite B, hepatite C, kase ntabwo Kinyarwanda biba diabete, bwamugana. Ibyo nibi ntabwo byabagaho. Yewe mvyiruka mu myaka za 60 za 70 ntabwo nabyumva. Hizwe noneho uburyo bwa bwenge bukiza abantu bukora ubushobozi bwo kurwanya za ndwara navugaga. No bushobora guhindurwamo noneho uburyo bwakoreshwamo mu buryo bw'ibyorezo. Bikicara n'aho abantu umwanya wo kubakiza. Kuko ubumenyi bari bahawe ishyano ryitwa ngo ni profete ngo ni mukiza mushiri. Ubu ari gukora ibitangaza. Oya yakoze isabune wiyuhagira ugakira ibyaha wakoze n'ibyo ukora. None iracuruzwa iragura menshi. Ubu iri gucuruzwa hirya no hino. Oya yasimbuye amaraso ya Yesu. Abo bantu bakoze urukingo bakora covid baragaruka nabo barimo bariyica, kandi ari babikoze bica n'abana babo n'imiryango, akaba arimo kubatera izo shinge. Ati ibyo ntabwo mbyumva, ahubwo ibi byahoze kuva na kera, ni ingingo zisanzwe, kuko ntabwo bakora ibintu ngo bagaruke biyice. Naboroheje n'abakomeye n'abanyabwenge, aricyo nababwira, ni abantu bambaye umubiri, ni abantu bavutse uko twavutse twese, ni abantu bazabaho kandi bagapfa. Ukwiriye gutekereza inzira nyayo. Hari periode y'ibimenyetso, hari periode y'impanda, hari periode y'inzabya, ibyago ntabwo by'imperuka. Ibyo rero byo bizaba ari ugutsemba abantu. Niyo mpamvu tuvuga ibi ngibi, abantu batangire bibaze ku byo basuzuguye kera, ku byo bateshejwe kera, kandi ibyo bintu biri mu gitabo cye. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turirimba ushimwe mwami. Amahoro kuri mwese bavandimwe, inshuti zacu, abakunzi ba Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bw'ubwami bw'Imana muri hirya no hino. Turabashimira cyane ku umwanya mwiza mufata mukurikira ibiganiro tugenda tubagezaho bitambuka kuri Iron TV. Imana ibahumugisha cyane. Hanyuma rero kandi turabasaba gukomeza kubana natwe no gukomeza kumva ubutumwa bwiza. Ariko muri iki gihe bikwiriye cyane ko abantu biga cyane kandi bakigana ubushishozi icy'ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana buvuga. Uyu munsi rero turagarutse mu kiganiro cyacu, tukaba tuguhaye ikaze. Ikiganiro cyitwa Menya Nibi,
tuguhaye ikaze kugira ngo utangire natwe uze gusuzanya natwe, kandi niba uri mushya ari bwo bwa mbere Imana ikugejeje kuri Iron TV, wakora subscribe kugira ngo ukomeze gukurikira ibiganiro byose ko bitambukaho, kuko tufite ibiganiro byinshi kandi bizakugira umumaro mu mpande zose, haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Reka twakire paseri kugira ngo hagusuhuze, narangiza dufashe gusenga twinjire mu kiganiro cyacu. Paseri, ni karibu cyane. Barakoze, ndabashuhuje mwese abakurikiye, ndabashuhuje mwese abayobozi ba Iron TV dukorana uyu murimo mwiza, umurimo wo kumenyekanisha Kristo muri iki gihe cy'umwijima, ngo burushaho kuba kabwibwi cyane cyane ko iyo bugiye gucya buri gihe umwijima urushaho kugira imbaraga iyo igihe kigana mu museso. Rero ntashidikanya ko muri mumeze neza kandi umurimo w'Imana murimo mukomeje kuwukora. Mureho n'umwanya rero wo kusuhuza abavandimwe dusangiye ururimi, abanyarwanda n'abavuna baruvuga bari mu Rwanda, bari mu karere k'ibiyaga bigari, bari hirya no hino kuri uyu mugabane wacu wa Afurika, yewe n'abari hakurya y'amazi magari. Turabashuhuje cyane n'abari mu birwa bya kure n'ibya hafi, suhuza bari cyane muri Aziya ya kure. Twabonye ko dufite abadukurikira muri Taiwan, muri Korea y'Epfo, byaratunejeje cyane. Byumvikane ko abantu bacu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda n'izindi ndimi zitagira ibisanira narwo, bari hirya no hino ku mugabane kandi barakurikira, kandi ndibwira yuko ibyo dukora mwese bibafasha. Wari n'umwanya wo gusuhuza rero abarundi, abavandimwe bacu abarundi dusangiye ururimi, abanyamurenge bakaba baturanye n'andi moko avuga yumva Ikinyamurenge, nk'abafurero, aramwe gusa nk'abita abafurero, sinzi impamvu babyanga kugira ngo atari byo. Hanyuma rero n'ababembe, abanyindu, mbifuriza amahoro, mbifuriza kuba muri Kristo, mbifuriza kwitandukanya na politike ya sekibi yo gutuma bahinduka ibikoresho by'abadayimoni, bishora mu bwicanyi n'inzangano dufite aho zihuriye n'ukuri. nsuhuza n'abacu b'Rwanda phone bari muri Kivu y'Amajyaruguru, aho ngaho ndabashimira cyane Imana uko benshi muri mwe bajya bansuhuza, ndetse n'abavuye aho bakajya muri diaspora, babaye aba diaspora bakomoka aho, ni benshi b'inshuti zanjye tukunze kuganira, abafumbira, abahororo, abavandimwe nabo n'abavuga ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda barwumva bari muri Uganda, abahana bahangaza. Mwese rero ndabashuhuje, kandi niringiye ko ibi tugiye kujyamo ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiza kubafasha. Murakoze kandi mugira amahoro y'Imana. Murakoze. Pase, mwadufasha gusenga ubundi twinjira mu kiganiro. Mana ihoraho yo mu ijuru, usingizwe kandi uhabwe icyubahiro. Turagushimye, turaguhimbaje Imana ya Isirayeli, niwe Mana yonyine mu rukumbi. Tukwita Imana ya Isirayeli kuko Aburahamu, Isaka na Isirayeli ari uruhererekane rw'abakurambere, bahawe isezerano bikomeye cyane yuko mu rubyaro rwabo arimo amoko yose yo mu isi azaherwa umugisha, kandi uwo mugisha ni umwuka wera duhabwa ku kwizera Kristo Yesu mwene Dawidi mwene Aburahamu. Bagushimye cyane rero Mwami, bari natwe umugisha, utweze, utuboneze, utwongerera imbaraga no kongera kwizera gusa muri kino gihe kibi. Twiringiye yuko ari we murengezi kandi uzadukiza byose bijyanye n'ubugambanyi bw'umwanzi no gushaka kuturimbura. Uko rero ushimwe by'iteka ryose, byambarije mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Murakoze cyane. Basi turakomeje rero kuri za ntego 21 ku badukurikiye. Turi kwiga ku ntego 21 za Illuminati, ariko nkuko twabibonye nuko bashyizeho akanama kagizwe n'abantu 300
bakomeza gukurikira neza izi ntego niba zishyirwa mu bikorwa. Ubwo rero duheruka tugeze ku ntego ya 8. Uyu munsi rero turakomeza n'izindi ntego, ariko turasaba buri wese dukurikiye gutega amatwi ibi bintu ko ni ibintu bikomeye, ni ibintu bidasanzwe. Abantu benshi bavuga ngo ni ubumenyi gusa, ariko ubumenyi nibwo buturukamo kumenya nyine ukagira ikintu kiguhindura. Nta muntu n'umwe wigeze agira uburyo ahinduka atageze ibyo yamenye. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga yuko kumva kwizera guheshwa no kumva, kandi kumva ukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ntabwo ushobora guhinduka utagize icyo wumvishe ngo kimenye. Icyo wamenye nicyo kiguhindura. Rero umuntu ushobora kuvuga ngo ibi ni ubumenyi gusa ngo pastor barimo aratanga, ntabwo ujye utega amatwi unumve uburyo tubihuza n'ubuhanuzi, kuko dutuye mu isi kandi si dutuyemo ibyo tunyuramo byose nitwe bisohoraho. Nyamara byahanuwe muri Bibiliya. Niyo mpamvu dufata ibyo muri Bibiliya tukabihuza n'ibyo turiho muri iki gihe, tukabaransinga, tukareba ese si cyo gihe duhagazemo, ibi ko biri gusohora ku bantu. Gusa abantu barabizi, babyitayeho. Basi tugwaye ikaze rero kuri iyi ngingo cyangwa se kuri iyo ntego ya 9 tugiye kwinjiraho. Murakoze. Imana ibaha umugisha. Nk'uko bivuze, hari gahunda yitwa Agenda 21. Ni gahunda yateguriye ikinyejana cya 21. Mu by'ukuri irimo ubugambanyi bukomeye bwagenewe inyoko muntu. Ari nayo mpamvu biri mu nyungu z'abantu bose batwumva, abantu bose Imana yateganyije, yaremye, kandi dusangiye ururimi n'umuco, guha agaciro ibintu tuvuga, kandi bagambiriye kugira ngo habeho uburyo bwo kurokoka, kuko nta bundi buryo buhari bwashyizweho, nk'uko Petero abivuga ko byakozwe n'intumwa, yuko ari nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru ryo gukirizwamo usibye izina rya Yesu Kristo. Gukizwa byose harimo n'imigambi mibisha ya Satani yo kurimbura ubugingo bwacu binyuze mu bikorwa bikomeye cyane umwanzi akora adushoramo, haba mu kwanduza ubugingo bwacu ndetse no kwica imibiri yacu. Rero Imana ibaha umugisha, muha agaciro kandi mutega amatwi ibiriho. Nk'uko bivuze rero, tumaze kukavaringa ingingo cyangwa intego 8. Ubu turi ku ya 9. Intego ya 9 iravuga ngo tukoze. Iravuga mu Cyongereza, hanyuma tusubire mu Kinyarwanda kuko ikigeragezo cyanditswe mu Cyongereza. Iravuga ngo tukoze by means of A cyangwa A limited wars in the advanced countries. B, by means of starvation and diseases in the third world countries. The death of 3 billion people by the year 2050. People they call useless eaters. Aha tubonye ko intego ya 9 muvuye ko ari intego rero kandi yari yamaze gufatwa ngo binyuze mbere, icyambere ngo yifashishijwe intambara z'imbaraga ariko zimara igihe gito mu bihugu byateye imbere. Icya kabiri kandi ngo hifashishijwe kwicisha abantu inzara n'indwara mu bihugu byitwa yuko biri mu mugabane wa 3, icyo bita third world countries, cyangwa mu yandi magambo biri mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ngo hifashishijwe ibyo uko ari bibiri cyangwa mu buryo bubiri, hagomba kuboneka urupfu rw'abantu 3 miliyari mbere yuko umwaka w'ibihumbi 2050 urangira. Ubu rupfu rw'abantu rero 30 miliyari biswe abaryi b'imbura mu maro. 30 miliyari cyo miliyari 3 miliyari 3 bagomba gupfa mbere ya 2050. Abo ngabo ni nko kuvuga ngo nibura kamaze gupfa. Ibyo rero agakomite cyangwa akanama
twavuze ka Illuminati k'abantu 300 nuko kahawe cyangwa kahawe inshingano ku mugaragaro n'uwitwa cyangwa kahaye izo nshingano kugira ngo iyi gahunda igerweho. Uwahawe izo nshingano zo kubishyira mu bikorwa n'utoga Cyrus Vance, wahoze ari umwe mu bayobozi ba Amerika bakomeye. Bamusabye rero ko yandika inyandiko mvugo kuri iyi ngingo ngo ategure uburyo ngo iyo jenoside yagerwaho. Uri wahawe izo nshingano uwe Cyrus Vance. Cyrus Vance yahoze afite ibintu akora muri leta ya Amerika mu myaka za 90 za 70 za 80. Iyo nyandiko rero yaje gusohoka ifite umutwe cyangwa inyito yayo yitwaga Global 2000 Report. Ukuvuga ngo raporo mpuza mubumbe ngo y'umwaka w'2000. And was accepted and approved for action by former President of the United States, James R. Carter, and Edwin Muskie, then Secretary of State, and on behalf of the United States government. Abangaba bamaze kubona raporo bayishyizeho umukono bayemeza, bayihumugisha aribo wahoze ari perezida w'icyo gihugu James R. Carter, ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga ari wita Secretary of State witwaga Edwin Muskie. Uwo rero ngo bayashyizeho umukono bahagarariye leta ya Amerika. Kandi dukurikije iyo ntego ibikubiyemo bivuga ko cyangwa amabwiriza akubiyemo muri iyo nyandiko avuga ko population of the United States by the 2050 must be around 100 million people. Bivuze ngo leta Amerika ifite abantu bajya muri miliyoni 250 hagati ya 250 na 300 actually. Bavuga ko ngo nibura icyakwihanganirwa nuko mu mwaka wa 2050 hazaba hasigaye abantu miliyoni 100 muri Amerika. Bivuga ngo abagera kuri miliyoni hagati ya miliyoni 150 na miliyoni 200. Amerika yonyine, iyo tuvuga Amerika turavuga icyo bita USA, leta zunze ubumwe. Iyo tuvuze leta zunze ubumwe tuba dukuyemo Mexico na Canada kuri mugabane wa Amerika ya ruguru, kandi ubwo tuba tutabaze Amerika y'epfo. Amerika y'epfo yo bita South America, ibigizwe n'ibihugu byo bita ngo ni Latin America. Ubwo rero urumva icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo ibi tubona nk'ubu ngubu iyi gahunda cyane cyane yashyizwemo imbaraga. Iyi raporo yateguwe kera ariko yagombaga n'igihe cyo kwigwa kwijurwamo. Ngo yateguwe mu kinyejana gishize cyane cyane urumva ba Jimmy Carter yabaye perezida mu hambere muri za 80. Hanyuma rero ubu ngubu yakorwaga ibi byakorwaga ari umuteguro w'ikinyejana cya 21, kandi ikinyejana cya 21 ubu cyaratangiye. Intego z'ikinyagihumbi zatangiranye nacyo 8 zarageragejwe zimara imyaka 15. Imyaka 15 ishize bwo hari muri 2015 hadutse gahunda noneho y'imyaka 15 izarangira muri 2030. Muri 2030 rero mu myaka 15 hibanzwe ku kwihutisha gahunda, kuko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa nibagiwe izina rye bamutaga Laurent, iri ni ryo ntazi, yaravuze ati twarakererewe. Kandi dufite gahunda yo kwihutisha ibintu uburyo gahunda twihaye irangira.
ubwo rero bashyizeho intego z'ya gihumbi, za zindi zari 8 zaziheruka 17, ariko noneho zigomba kwihutisha kugira ngo abantu bagire amahoro. Ariko iyo bavuze ibyo ushatse waza kuzireba 8 harimo n'ibinyi bya environment, harimo n'ibi byo kongera kuvuga ngo ibihugu bikomeye bigomba kongera guhaka ibihugu nyamwinshi mu kugira ngo habeho cooperation mu buryo bw'imibanire myiza. Tugaruka mu bukoroni, twabugarutse ubukoroni twese tuburimo bwa ONU, ariko no kugira ngo ko ONU n'ubundi ifite ya miryango bya bihugu 10 bikorera kandi ari abami, bigomba no gukomeza gutegeka kugira ngo bifashe Loni kwihutisha ya gahunda, kuko Loni ubwayo irategeka ikafatirwamo ibyemezo, ariko icyo bita implementation bigomba gukorwa hakoreshejwe icyo bita enforcement agencies, babandi bashyira mu bikorwa. Ibandi n'abatwara icumu of course, abami icumu bategeka n'inyamaswa. Ubwo rero nuko ko ibyo bintu bikomeye kandi bikaba bigiye gutera imbere, byumvikane ku buryo budasubirwaho ko ari byo bitubona. Intambara zabaye muri Yugoslavia zo bita limited wars, abikubita abantu benshi bagapfa, bikazana n'ubukene n'indwara, byashenye Yugoslavia. Hari intambara zabaye ejo bundi muri Ukraine, hari intambara bagenda bakora n'ubu, hari intambara kikayishobora kuza kwaduka. Urumva yari bibaye mu myaka 5 kwaduka mu kihe gihugu hagati y'Uburusiya n'Uburayi bw'Uburengerazuba mu muryango wa OTAN, kuko Uburusiya burashaka gushyira itegeko rivuga ngo OTAN ntabwo igomba kugira ibihugu yongera gushudika nabyo, cyane cyane ibyahoze biri mu mugabane wa ibyahoze ari Soviet Union cyangwa Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, yuko batagomba gufata ibyo bihugu ngo bishyire muri NATO cyangwa muri OTAN. Ubwo bikaba bivuze ko Uburusiya bya bihugu nanone bifiteho ijambo, kandi bidashobora kugira gahunda yo kwitera ibyo bishatse, icyo bita self determination kuri kibazo runaka cyose. Noneho rero bimeze bityo, uvuga yuko ku ngufu bigomba kumvira icyo Uburusiya buvuze. Abawutaye nabo bakavuga ngo no, tugomba kureba natwe tufite ubwigenge, ibyo bihugu mu gihe hariho demokarasi n'ubwisanzure, biriya bihugu bigomba gukora icyo bishatse. Cyane cyane ko hariho igihuha nta kiti igihuha ko ntabwo nagihamya neza, yuko Uburusiya n'Ubushinwa n'Ubuhinde bishobora kuba habayeho nk'ibintu by'intambara, bishobora kuba byarwanira ku ruhande rumwe, kuko Ubuhinde ntabwo bwumvikana n'Ubushinwa, ariko bufitanye amasezerano imikorere ya gisirikare n'Uburusiya. Ibyo bivuze iki rero? Bafitanye amasezerano yo gufatanya n'Abarusiya, ntabwo byabuza gufatanya n'Abashinwa, kuko Abashinwa nabo bafitanye uburyo bakorana n'Abarusiya. Ibyo ariko ntibakorana kubera impamvu ni imigabane n'ubundi igabanya mu isi kabiri ikoreshwa na ziriya mbaraga z'umwijima, kugira ngo haramutse habaye intambara hagomba kuba icyo bita balance of power. Bivuga ngo biriya bihugu uko ari bitatu byonyine bitubona 1/3 cy'abatuye isi. Yes, niba atari 1/2 ahubwo, kuko ubwo ni ibihe Uburusiya n'Ubushinwa n'Ubuhinde bituwe n'abantu bagera kuri miliyari 2.5. ubwo ni kimwe ni hafi 1/3. Yes, ni 1/3 cy'abatuye isi, kandi bakaba bafite imbaraga za nuclear, bafite ibintu byose by'intambara by'ubwicanyi. 1/3 rero gihagurutse baba barenze cyane abanyaburayi, kuko Amerika ubwayo n'Uburayi bushyize hamwe ntabwo bagera kuri miliyari. Guhangana n'abantu bagera kuri miliyari 2.5 ikibazo. Amerika na Canada n'Uburayi bw'Uburengerazuba ntabwo sizi ko ni roughly nka miliyoni 600 niba ari benshi, ntabwo bareze miliyoni 500.
kuko Amerika ubwayo 250 na Canada hose ntabwo barenga 300 ntibazigera. Uburayi bw'Uburengerazuba ntabwo bufite abantu bagera kuri miliyoni, n'abari benshi ntabwo barenze 300,000. So they are around that 600,000. Kugira ngo rero bahangane na miliyari 2.5 ntibishoboka. ntabwo bishoboka. Rero niyo mpamvu bashaka kureba ukuntu binjira hariya bifatanye n'iki n'abantu benshi bashoboka b'Uburayi bwose. Kubera rero izo mpamvu hashobora kuba umuvuduko w'intambara ikomeye, cyangwa akabundi bushyamirane bukomeye bwatuma habaho ibyago byinshi. Zino ntambara rero zibera mu burasirazuba bwo hagati n'ahandi n'izibera hirya no hino, twe tubibure ko ari ibintu byoroheje, ariko ziriya ntambara nabo barazirwana. Kuko nko muri Afghanistan, nko muri Iraq, muri Syria, abantu benshi abanyamerika baguyeyo benshi, abarusiya benshi bagwayo. Izo ntambara rero barazikora kugira ngo zigabanye abantu. Ikindi cyaka rero abantu bahungirayo nabo bazana ibibazo by'ubukene n'ibibazo by'imibereho muri biriya bihugu bahungiramo, kuko nibo baba bateje izo ntambara, kandi barenze bakabakingurira bane bati nimuze. Kandi ko nubwo bakingurira ntibakingurira ko babakunda, ni ukujijisha, kuko nibo batwara bose, abantu bahora mu transit no mu byago bikomeye. Icya kabiri rero ni ibijyanye na kwicisha abantu inzara, starvation. Ubu dufite ikibazo mu bihugu byinshi birimo Kenya, ihembe rya Afurika, za Somalia na Ethiopia, hari ikibazo cy'inzara. N'imisho iri ko hariyo n'intambara, ariko no hariyo n'inzara kubera kuteza. Ibihugu nka Madagascar hari ikibazo, abantu baritwa n'inzara kubera ibintu byinshi, harimo no kugurisha ubutaka, kubera yuko ubutaka buba bwara icyo bita collateral, buba bwaratanzwe nk'ingwate muri ibikorwa bimwe na bimwe baba bifuza gukora, bikaza kurangira ba bantu bagize bate bashize, bwa butaka amafaranga batanze badashobora kubyishyura. Ntabwo twabivuzeho. Noneho barangiza bwa butaka bafashe nk'ingwate bugatwarwa. Ubwo ntibyarangira igihugu cyose cyatwawe ahubwo none kizatwarwa n'umuryango wa Rothschild utegeka isi. Bazatwara ubutaka bw'iko babaze isi basanga 30% 30% y'ubutaka bw'isi bubarwa nk'ibyo bita ngo ni wilderness. Wilderness ni ukuvuga amashyamba, apana amashyamba forests, na amashyamba adatuwe, abantu mbese hari aho ngaho gusa, habereye aho ngaho. Aho rero cyane cyane bibanda aho batekereza hari ubutunzi cyangwa hashobora guhingwa. Hari ubutunzi bwa minerals n'ibindi n'ibiti n'iki byose byava mu butunzi, cyangwa se hashobora kuba ahantu potentially hashobora kuba hahingwa. Okay, niyo mpamvu rero hashizeho bank iyo bita GEF, iyo bita ngo ni Global Environmental Facility, Global Environmental Facility. C'est financial institution ariko ikorera muri World Bank, itanga bene ayo mafaranga. Dukora ibi bakaguha amafaranga ugakora n'ibintu abantu bareba ngo ni byiza, ariko atari byo byibanze byafasha abantu. Ibyibanze ntibabyiteho, kandi ibintu bakutegetse gukora biba bihenze, utazabyishyura. Iyo ugiye kubyishyura bihakorana batwara bwa butaka. Icyo pledge. Aho rero bizarangira ibihugu byinshi byaramaze gutanga ubutaka bwabyo. None uyu muryango waratwaye ibihugu, ari byo biwuyobora uko bishaka. Ahubwo ibihugu byaratwawe nabo umuryango uyobora ibihugu uko ushaka. Yes. None ibyo rero bizatuma abantu bicwa n'inzara, kuko niyo batwaye ubutaka ni kanumvise yuko Kenya na Madagascar bafite ibibazo bimeze bityo. Ubutaka bwinshi bwajyanywe, abantu bashobora guhingaho, kandi ubwo bwakaye buhingwaho abantu bakabona ibyo kurya. Ibyo rero bizatuma abantu benshi bicwa n'inzara, starvation. Wiki ubu dufite inzara ikomeye cyane yatewe n'uruzuba mu bihugu byinshi.
byo mu burasirazuba bwa Afurika. Ibyo kubwiye Madagascar, kubwiye Kenya, Somalia, Mozambique na Zimbabwe, memu na Malawi. hariya hari amapfa Cyane araza kuba afite amapfa akomeye cyane. kandi numva bari yari abakire ahubwo Abakire numva abantu benshi bajyayo gushakayo ubuzima bahita baba bakire. oya, hariho n'umuhungu wabaga muri Kenya yambwiye ati byananiye, yatuze no gucuruza amandazi, yabuze uko agaruka, ahubwo no gutabara. Urumva neza? Birakomeye cyane. Noneho rero dufite in those countries, mvuge no mu Rwanda, hano twebwe iwacu burasirazuba, nababwiye kera yuko hariho gahunda yo kugabanya mu Rwanda kabiri, burengerazuba cyangwa igice cy'uburengerazuba n'amajyaruguru ndetse n'uburengerazuba bw'amajyepfo, abantu bakibasirwa n'imyuzure. Kandi byarabaye, gusenya ibiraro birimo, gusenya ibikorwa remezo. Imvura yaza ntigira ikimara ugasenya ibintu, igatwisuri, gatwara imyaka. Tubwira nibo baba bayohereje imvura kuriya, kuko urabona ko izo nce ikunda kwangiza ibintu cyane imvura. Nibo baba bayohereje. Erega ngiye nshaka kubwira, ngira maze mbabwire, ntabwo abantu bazi icyo birivuga. Iravuga ngo wasiwe ugushije ishyano, kuko umubisha kumanukiye afite umujinya, azi ko asigaze igihe gito. Kandi ufite, ariko wowe umuntu wateje intambara mu ijuru, imvururu zikabayo mu ijuru, hakaba jenoside. Ariko buriya mu ijuru ibiremwa by'umwuka bikarwana ku buryo 1/3 akakimanukana ku isi. Ariko si kuki abantu bakwiriye kumva ko byanditse muri Bibiliya ariko kuri. Iyo force rero yavuye mu ijuru, hanga twebwe nifiseye. Ijuru ryaratabaye ubwo Yesu yazaga, kugira ngo aze ashyireho inzira y'abantu kurokoka. Kandi ntabwo yaje kugira ngo iyi si ayihindure paradizo. Ntabwo dukurikije gahunda y'ijuru y'Imana, ntabwo isi yaba paradizo kandi igifite icyago cyitwa icyaha. Ntibishoboka. Icyaha kigomba kubanza kubonerwa umuti, abantu bagahamagara muri Kristo Yesu ngo buhagirwe. Nibamara kuhagirwa bajye mu bwami bw'Imana. Ubu ngubu hari uwitwa ishyano ryitwa ngo ni profete ngo ni Mukiza Mushiri. Uwoze wadutse ubundi avuka muri Malawi, ariko n'umutekamitwe yayikorera muri Afurika y'Epfo. Ubu ari gukora ibitangaza. Oya, yakoze isabune wiyuhagira ugakira ibyaha wakoze n'ibyo ukora. None iracuruzwa, iragura menshi. Ubu iri gucuruzwa hirya no hino. Oya, yasimbuye amaraso ya Yesu. Ariko abirabira twebwe yandebye abirabura agenda seka cyane. Dufite ibibazo bikomeye cyane. Ubu barayigura bayirwanira. Ariko ibintu by'Iyobokamana, niyo mpamvu nakubwiye nti tuganira, Abanyafurika dufite ikibazo. Iyo yicaye kuri imbere umubwira iby'Imana, uwo atekereza ikibazo cye, ariko ntatekereza ikibazo cy'Imana. Ikibazo cy'Imana iyo kureba ireba icyaha kikurimo. Icyaha nicyo gikwiye kuba priority mu buzima. Ubundi Imana iyo kureba ireba yuko ufite icyaha, kandi ishaka kugukiza iki? Icyaha kugira ngo ubeho. Wowe ukarebera mu bibazo byawe. Ubanga Imana uyirebera mu bibazo byawe kandi byije gukemura. Wowe ureba ibibazo byawe byo ufite, kuko niko twigishijwe n'abadayimoni yuko Imana tutayereka ikibazo nyacyo, tukayereka ikibazo kidafite ishingiro. None se Bibiliya ivuga iki ku byerekeye ibyo ngibyo? Yesaya umuhanuzi, abantu bo muri Isirayeli, Abisirayeli bagize ibibazo, bavuga bati tuzahera hehe no guhura n'ibyago. Imana irabagendera, Yesaya avugana nabo, ababwira iby'Imana yamubwiye. Yesaya yavuze amagambo akomeye muri iki gice cye cy'ubuhanuzi bwe cya 59 umurongo wa mbere. Yaravuze ngo, Uwiteka aravuze ngo, dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu niyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Imana iratwereka uburwayi nyabwo. Ukuboko kwayo ntabwo kwarananiwe kudukiza. Reka da. Kandi ugutwi kwayo
ntikwananiye kumva oya ugutwi kwayo kuri shapu irashaka kumva ariko se ihereheye iragutumaho intumwa yayo y'ukuri ikakubwira ibyayo ukayitera umugongo. ni ukuvuga ngo ibyaha no gukiranirwa byatumye twima amaso icyo automatically umuntu akicara adashaka Imana ariko bamaze ariko se uwakiriye Yesu nanjye rimwe na rimwe ndasenga ibyo bikabaho ntabwo ari noneho iyo umubwiye kwakira Yesu wabitwaye no gusenga kandi muri politiki ya Satani kuko hari yishe ivuga ngo abantu gusenga ngo nanjye ndasenga ngo ni umuntu usenga kandi gusenga ntabwo ari ko gukizwa oya gukizwa ni ikindi kintu kandi ubundi hagomba gusenga uwakijijwe kuko niwe usenga akavugana n'Imana iby'Imana ishaka. Abisirayeli bari basanzwe bazwi imbere y'Imana ku bwa Aburahamu sekuruza wabo ndetse bakaba ibyo birata gutwe turi urubyaro rwa Aburahamu ariko Imana ntiyabumvaga. Imana yaravuze ngo mwebwe muri Yesu Kristo yaravuze ngo ariko ngo Aburahamu ngo muri aya mabuye ngo Imana yaburiramo Aburahamu urubyaro. Byumvikane ko Imana ifite ikipfana n'abantu. Ubwo nakubwiraga ibibera mu Rwanda ukuntu barusatuye iburasirazuba tugomba kuba ikibazo cy'amapfa. Nahoze ndeba uyu mwaka narawitegereje ndumirwa uzi yuko imvura twarayibuze noneho imvura higuye mu burasirazuba uze kuza kwibaza imyaka yarapfuye yahise ari nyinshi cyane yica ubu ngubu ibirayi aho bari babihinze byapfuye none dore ku izuba ubuzima byanze gushora kandi imvura ntabwo yari nyinshi. Ahandi aho twabihinze haragiye aho hombi ndahafite aho nahinze bikanga gushora kubera imvura nyinshi naho bigiye kumba kubera yuko izuba ribitwitse bikaba birangira ariko ibi bintu nabo babikora fizikare mbamo nabo babikora cyangwa ni ibihe tugenda twinjiramo byo kubisi igenda irangira nyine imvura ikagenda itagwira igihe yagwiraga. None biterwa n'iki se Imana se yiyemeje kutwica nabi kurikije ibyo oya nta kintu kigeze gihinduka kuri iyi si. Ni ngo n'abantu babihinduye iyi si ifite ubushobozi bwo kuba itwara abantu benshi bakayibaho nta kibazo cyo bafite kuko niba tubaho kandi dusa nkaho turi mu mfunganwa rero nkanswe isi ibayeho abantu bakegura turacyafite ahantu ho kuba twatura muri iyi si. Umugabane wa Afurika utuwe n'abantu bangana n'abo Bushinwa nako Ubushinwa buraturusha abantu benshi Afurika yose kandi Ubushinwa kugira ngo butuze muri Afurika ushobora kujyamo nk'inkubwe zigera kuri 11 none Africa is a very giant landmass. Ubwo simenye neza ariko ndaza kureba neza exactly naba harimo za Ubushinwa muri Afurika hajyamo nk'Ubushinwa bungahe ariko ni hanini cyane turebye miliyoni square miles square kilometers zigize Afurika ubuso bwa Afurika miliyari 11 z'ubutaka kandi ngo Ubushinwa bushobora kuba bufite nka ejo hari ikigereranyo nabonye ngira ngo bufite nka miliyoni 3 kuvuga ngo ni buto rero ni butoya cyane bukaba bufite abantu baruta abagize Afurika yose Ubushinwa bukaba bufite abantu baruta abagize Afurika yose ari na butoya gutyo kandi bakarya bateye imbere se ubona bameze neza ubuzima nta kibazo oya bateye imbere ubwo butaka n'inkongo yabo burabatunze rero nkanswe nkatwe twebwe dufite resources za mbere dufite resource ya mbere dufite ubutaka free land dushobora kuba twahingaho mu buryo bwiza tukabaho tugakoraho abantu inkubwe 3 baruta bari muri Afurika ubu ngubu bayebaho aho kugira ngo twicane badushore mu bintu twe gutekereza twifuze gusa. So rero ubwo icyo igahunda ubwo niyo ni ukuvuga ngo ibi tubonye by'inzara birakubira muri uko kuba bari gutwara ubutaka bw'abandi ugasanga babuje kongera kubuhinga yego bigakubitira no kuba barimo gufata ibyo biza bakabyohereza mu bihugu niho iyi nzara iri kugenda ikurira hirya no hino cyane bashaka kubabaza abatuye isi. Yes ariko pasi tugarutse aho hari akantu wavuze kuri Amerika uvuga yuko bashaka ko Amerika nibuza isigarana miliyoni zirenze zingahe 100 miliyoni 100 mu myaka 20 iri imbere bikazaba bituwe gusa n'abantu ubu turi muri 2020 na rimwe
in 30 years time myaka 30 iri imbere kuzaba abantu bayirimo baragabanyutse kuva kuri miliyoni 300 kugera kuri miliyoni 100. hari umuntu tuwaganiriye akunda no kuganiriza cyane, yaravuze ngo wowe ngo ugirira akazi kenshi cyane ntabwo ujye umusubiza. Banza ari Belgique, ariko ibibazo ahora mbaza buri munsi mbega gerageza kumusubiza ariko ntago abyumva, kuko aravuga ngo kubera iki uhora werekana ingaruka zigenda ziba ku bantu kandi abo bantu aribo bazizanye cyane, agakunda gushingiye cyane nko kuri bino by'urukingo biriho muri iki gihe bya covid. Ati niko abo bantu bakoze urukingo bakora covid baragaruka nabo barimo bariyica, kandi ari babikoze bica n'abana babo n'imiryango, akaba arimo kubatera izo shinge. Ati ibyo ntabwo mbyumva, ahubwo ibi byahoze kuva na kera, ni inkingo zisanzwe, kuko ntabwo bakora ibintu ngo bagaruke biyica. None urumva izo za Amerika, ibyo bihugu byose by'ibihangange nibyo tuzi ko ibyo biyoboye isi. Amerika iyoboye isi. None wowe uratugaragariza ngo nibuza mbere y'umwaka wa 30 azaba asigaye miliyari nibuza 100, miliyoni 100. Ese abo bantu ko ari bo bayoboye isi baragaruka bongere biyice? Nkurikije nk'ibyo miliyoni 100 uwo ngo impamvu bivuga atyo niko n'abantu bose bagomba kubitekereza, kandi nanjye niko nakabaye mbitekereza. Nanjye nakwibaza kugira ngo mvuge ibi ngibi, nuko nabanje kwibaza ibyo. Ariko naje kumenya ko ibyo ntekereza atari ko biri. Niba isi ku bwayo system itegeka isi ihagaze ku miryango 13 gusa, ku bantu ba miliyari batuye isi, imiryango 13 niyo shingiro ry'ibindi byose. Naba ngaba tubonye komite y'abantu 300 nabashamikiye kuri iyo miryango 13 gusa. Kandi yumve yuko abo bantu bagurishije icyo bita ubugingo. Bamaze kugurisha ubugingo, basi abasekuru babikoze. Noneho ubu ngo abana babo bakura bari muri iyo system akabikuriramo. Umwana bamuhera ari umwana w'imyaka 3, bakabanza bakamufungirana muri keji. Keji ni akantu ko kameze nk'uko reba ushobora gufata akantu kagazitro kamushyiramo umwana, akabamwa atyo, ukamwigisha kwica imbeba, kwica injangwe, kumubabaza cyane, agakura ari ikihebe. Uwo muntu yatangiye kumenya ubwenge, amenya yuko abwirwa yuko ibyo ari zo nshingano z'umuryango we, yuko azahabwa byose muri iyi si, ntacyo azakena, ntacyo azabura, ariko kandi agomba gukurikiza umuhango, imirimo y'abase n'abaseko. Ni ibintu bikorwa mu ibanga rikomeye. None uko umuntu akurira muri ibyo bintu asanga ariko bimeze, yamaze kubyakira, ni wo muco w'iwabo, kandi ntashobora kubihindura. Ko abihinduye yapfa, yatakaza ubuzima. Urugero, uwo muntu namuha urugero azabikora mu bushakashatsi. Kennedy, umuryango wa Kennedy ni mu miryango 13 ya Illuminati. Muri 63 ubwo muryango witwa ngo ki? The Kennedy family, umuryango wa Kennedy. Wari hoza ari perezida wa Amerika John Frederick Kennedy yarishwe, kandi akomoka muri uwo muryango. Yaraza amabanga, babanje kwica se. Noneho agiye kujya ku ngoma, bavuga ko ise yapfuye kubera yuko yagize igitekerezo cyo gushaka guhindura Amerika kugira ngo abe ariyo yonyine ubwayo yikorera amafaranga yayo. Ari amafaranga ya Amerika y'amadolari, ntabwo ari aya Amerika. Amerika iyahabwa ku nguzanyo, ifaranga ry'umuntu wikorera ku giti cye, akayabaha, bakamwungukira, nabo akabakoresha ubucakara bw'izi ntambara n'ibyago no kubaha kuba igihangange ku isi. So ko bafite ibindi byose. Icyitonderwa, utegeka Amerika uyikoresha ibyo, we yituriye mu Burayi. Buriya mu Burayi niho hari icyicaro cy'ibintu byose. Mu Burayi cyane cyane mu Budage bano bategeka isi. Ubudage bacyategeka isi. None burya ngo bwashengwe na Hitler intege pase yaraburangije. Ubudage nk'igihugu bwo bwahuye n'icyo kibazo. Ariko nkubwiye ko igihugu kitagendera ku bihugu. I mean itegeko isi ntabwo
imbaraga zitegeka isi ntabwo zikorana n'ibihugu runaka, zikorana n'abantu ku giti cyabo, ariko bagakoresha bya bihugu mu nyungu zabo, kuko nk'abantu biro bya ibyo bashaka bikorwe nuko bagira abantu bakoreshwa babajya inyuma bakoresha muri izo nyungu zabo, kuko Amerika irakoreshwa mu gusenya ibihugu hirya no hino byo mu burasirazuba bwahe bwo hagati n'iki byose, none se bikorwa batabireba na wundi itabireba. Yes, barabireba ariko barabyihora, ko Amerika amafaranga asa yayo, iyo mpamvu ariyo mafaranga mpatse ibihugu bafite, none se babiciye. Yari ibintu byabayeho muri 1944 nyuma y'intambara ya kabiri rimwe irangira, ibihugu byose byari byaguye, ba Amerika ariyo isa nk'ayo imaze no gukora imbombe ya nuclear ya mbere, ngo nabwo bagiye mu kwezi. Aya kwezi bagiyeho hanyuma kandi nabwo ntibagezeyo, byose ni ibihuha. Noneho rero tubaye twitegereze neza ikibazo ko giteye. Ni ukuvuga ngo abo muntu tumusubiza, ni ukuvuga ngo isi uko iyobowe n'uko imeze tubirebere muri context, dukanguke tubirebe mu bundi buryo. Muri iriya miryango 13 yonyine iyo miryango 13 niyo ishamikiyeho na biriya byose tubabwira. Muri ya imiryango ni ukuvuga, ngiye kubisobanura neza kugira ngo noneho nawe ubyumve. Hari imiryango ishingiye ku cyo twita hereditary families, umuryango uvuga ngo ugenda umuryango wa runaka ubyara abantu bakaza ari abanjye. Hakabona imiryango yo twita society, yego mu Kinyarwanda tubyita bimwe. Ndabyumva rwose. Iyo tuvuze secret society, society mu Kinyarwanda twakita so umuryango society. Ni umuryango atari umuryango w'abantu bavuka bakomoka mu bandi. Ni umuryango wowe ushobora kuza, umuryango w'abantu bishyize ni society, nawe ushobora kuza ukawinjiramo, ushobora kwinjiramo abantu ntibawujyemo. Ariko aya miryango 13 yo ni uruhererekane, uko byaye umwana bamaze gucirwaho iteka byararangiye. Ntabwo umwana we nushatse kubivamo agashaka gukora ibindi, kereka ashobora kubivamo cyo ntahakana, ayivamo akagenda agaceceka, ntagire icyo avuga, akajya mu bindi abashaka kuba umukristo akamuba, ariko agatandukana n'ubutunzi. Bamwemerera pastor, bamwemera ko bavuga atazatuvamo. Nanjye mbifiteho doubt, simbyemera, ariko ubwo wenda byashoboka simbizi. Noneho rero urumveho bitandukaniye. Hari imiryango ishingiye ku bita hereditary, mu Cyongereza bita bloodline. So bloodline bivuze abantu b'umuryango ariko w'inkomoko. Iyo miryango itandukanye rero niyo bita secret societies, imiryango y'ibanga, aho abantu baza bakinjira bakaba recruit, bagatangira gukora, ariko bafite ba nyir'ubwite babayoboye, babayobora. Noneho ugasanga umuntu agiye nko muri Illuminati, nk'umucuranzi, umunyapolitike agiyemo, baramukoresheje, igihe cyagera agapfa cyangwa akagera mu munsi w'ubundi. Uburyo nibyo bashobora kubiteguraho bakamwica, kandi yari uwabo yakoranaga nawe, niwe bihutira kwica. Ubwo turacyasuba cya gisubizo cya wa muntu uvuga gutyo, bati baragaruka bakiyica kandi aribo bakoze ibyica. Yes. Noneho rero abo bantu kuko bamaze kugurisha ntacyo batinya, barica na bene wabo. Wita bene wabo se nabaye, abo ngabo ntabwo bagifite mwene wabo se nini, mwene wabo n'uwabashyizeho kubaha ibyo ngibyo. Niyo mpamvu rero uvuga ngo nonese Uburayi kuki bwigaragambye, kuki abantu bari mu Burayi bigaragambya kandi bagahatirwa gukora ibintu runaka batumva, ntabwo bigeze bibaho. So rero kugira ngo avuge, yewe hari ikintu cyo ntumva neza. Kuva twabaho, indwara zikabaho, abantu bagakingirwa, abantu bakavurwa, ntabwo ibi byabayeho. Nta nubwo hageze habaho ibintu byo kutavuga rumwe ku kintu, noneho kandi bigashyirwamo n'imbaraga z'ubutegetsi bw'isi, ntabwo byari byabaho nk'ibi ngibi. Aho niho yakabaye akangukira, ariko abantu bacu kubakangura bisaba kwigora cyane, bari mu bitotsi bya kure. Ugomba no gutegereza ukavuga ariko ibi bintu bibaye ubu why? Ese kuki ba nyir'ubwite, abaganga b'abahanga, scientists, especially twita virologists, ko virology biva mu ijambo virus. So those specialists in virology, they don't understand this. Ntabwo babyumva, kuki nabo babihakana, bafite ntabwo byakaye kuriya. Cyane cyane ikintu cyitwa
gukora ubushakashatsi cyangwa igerageza ry'ingingo ubundi bazikoresha bazikora ku byo bita guinea pigs. Ariko n'abatwiyemeje ko bikorera kuri twe ntabwo tuzabihakana, ariko tugomba kumenya icyo turi cyo, kubera aho tugana tugiye gupfa, tugiye kumera bute. Ariko twebwe turavuga okay birabaye, ariko tumenye n'ukuri, tumenye n'ibitekerezo naho tugomba kwerekeza ubugingo bwacu n'ibyiringiro byacu. So rero abona icyo namubwira, ari mu Burayi. Kandi ikindi cya kabiri, Bibiliya iravuga ngo noneho umwanditsi ari he w'iki gihe n'umunyabwenge w'iki gihe ari he? Abanyabwenge uzi yuko nabo nta bwenge bafite, uzi ko bino bintu birenze. Kuki se birenze? Abizabona abanyabwenge ntabwo babyumva, bize ubwenge bw'isi, ahubwo nabo babikurikira buhumyi. Why? Bahawe porogaramu, ntabwo bahawe ubwenge. It's a program. Ibyo bize ni porogaramu bahawe. They cannot go beyond. Ntabwo barenga ibyo bahawe byabapakiye umutwe. Ufite ubwenge bw'Imana wenyine, kuko Kristo yaje baduhindukira ubwenge bw'Imana, niwe ushobora kureba ibinyi bakamenya ibiva niyo bijya, akanabigenzura. Havone ngundi professor, ngundi doctor. No, you can't. Wakureze ibyo ufite ibitabo wize ibiki byose, ahubwo bikuzanira confusion, ushobora kuzanira ikibazo. Yes, kugira ngo uri doctor noneho urimo urumva bwa mbere ibintu utigeze kandi ba mu isi urimo. Icyo gihe kugira ngo bya bindi urwego rwuriho uburyo wiyemera, kuko umuntu niko ameze, yiyemera ubumenyi afite, noneho kandi asange ari kuri urwo rwa doctor, agiye gutega amatwi we n'undi muntu ufite utarigeze ajya no mu ishuri, cyangwa se wagiye mu ishuri afite amashuri aciriritse, kuko afite umwuka, kuko umwuka w'Imana uri hejuru y'ibintu byose, kumenya no gusobanura ibiriho. Yes. Urumva byanga byakunda, niba ari wumva bayumvise, kuko yagiye abigira ikibazo cyane, akongera akabigaruka, ejo akanyureza indi audio yakiramo igifaransa cyinshi cyane, yumva ati biyo ni ibinyoma, ati ntaho bihuriye ko umuntu yakora icyica ngo agaruke agishyire ku bana be bapfe nawe apfe, ati sibyo, ibyo ni ibinyoma, nta hantu bihuriye. We aratekereza nk'umuntu, agomba rero kugira ubwenge agatekereza nka Satani, nibwo yamenye ibyo. Pasi ikintu uvuze ko ari kitumvikanye, agomba kugira ubwenge agatekereza nka Satani. Kuko Satani we ugomba kubanza ukamenya uwo ari we. Noneho nabo yamaze gufata, nese abantu ntibatamba, abantu baratamba abana babyaye, icyo bita kamuhindura igitambo. Barabatamba rwose. None se kubera abantu bajya gutamba abantu mu miryango yabo, ntabwo ari abantu batamba ba nyina se cyane rwose. What's wrong with that guy? We agomba kumva aho ibintu bigeze, agomba kugira ubwenge. Bari abantu bakora bamaze kwakira ubusatani muri bo. Satani rero ntagira impuhwe, ntagira iki, ntabyo, ntabwo ntacyo bimubwiye. Kuki uvuze ngo agatekereza nka Satani, yatekereje nk'Imana ahubwo? Aho yari urwego ntiyarugeraho. Gutekereza nk'Imana ni ubuntu Imana umuntu imugirira. Ntabwo ari ibintu bya bose. Gerageza ngo abanze atekereze ko Satani akora. Noneho namara kumenya Satani uko akora, nibwo azamenya ibyo. Ko Satani ntagira inshuti, Satani ni umwicanyi, ni sekibi, kandi agaragarira mu bantu Imana yaremye. Aha, katwikomereze rero. Wari umaze kuvuga ngo kwica bari abantu, kwabanya abantu mu isi harimo izi ntambara. Wagiye no mu bihugu bitandukanye n'ibyo barimo barategura. Icya kabiri ukurikijeho n'inzara. Ikindi ni iki? Kuri ya ntego ya 9. Kuri ya ntego ya 9 ni inzara n'indwara. Haje n'indwara. Indwara zigomba kuba nyinshi cyane. So kuko indwara kandi zo rwose zigarukira muri twebwe gusa. N'ahandi zirahagera, ariko muri twebwe ziriyongera cyane, kuko nk'ubu ngubu indwara nka za Ebola ntabwo ziba mu Burayi. Indwara nka za Zika zo ziba muri Amerika y'Epfo. Indwara nka za Sida ziri ku isi yose, ariko muri Afurika niho ziba ziri. Ukibaza kuki muri Afurika hose Sida ikomeye cyane, ariko iriya mu Burayi indwara zindi zituruka ku mirire no ku biyobyabwenge. Kuko abagabo baha benshi ni inkone, burya barashobewe. Kandi burya umugabo umwambuye ishema ry'ubugabo ubumwishe, asigara ari brutali, ari brutal being, igikoresho cyo gukora ibi gusa. Niyo mpamvu bakubita bakica abana, wambwiye wafashe umwana we w'imyaka 13 niwe yahinduye umugore.
yamaze gutandukana na nyina afata umwana w'umuhungu imyaka 13 niwe atinga ari aho ngaho kandi leta iramushyigikiye. Inzego z'ubucamanza pe ni birebire biriya bintu baragenda batakaza ubu, barashaka yuko batakaza ubumuntu none se bakabibisumizi. tukiri aho ngaho uravuga uti harimo n'indwara, hariho indwara nyinshi zagiye ziza tureke wenda n'izi ngizi tubona z'uyu munsi cyangwa n'iyi ngiyi iriho muri iki gihe na ziriya ndwara zagiye zibaho, ibi byose byo twumva ngo kaniga ngo munuza hariya n'agakwego n'ibyo yaga mugiga yahozeho kera kaniga mugigani za n'ibindi byose nibo bagiye babiteza nabyo. you know hari indwara abanyarwanda bagiraga kera, indwara yitwa ibinyoro, indwara yitwa ubushita, yes, indwara yitwa mburugu, izo indwara z'abanyarwanda. Buriya na malaria, ubuse buriya malaria ugira ngo ni ikinyarwanda. Malaria yo ntabwo ari indwara, ni indwara bakoze nayo barayohereza. Indwara ni ukuvuga ngo ibintu by'umubu bifite ukuntu byagiye bitera imbere. Uri mu Rwanda, no hambere ngira mu Rwanda haba hari ahantu hakonje, siko mu Rwanda hatagiraga fans. Fans urazibona byayo n'ibyo birabyikaraga. Kubera siki twa hano mu Kiyovu amazu yari ahari, yari afite n'amaziko aho abayobozi bari baturaga aho ngaho barotaga nijoro, barotaga mu gihe cy'imbeho. Ubuse ubu wazana iziko mu nzu ubushuye bwariyongereye. Kwavuga iki gihe abagebe uzi ko ziko abantu barotaga zabaga izo zifite za chimney aho iziko riraho nyirurugo bakamushyira mu ntuza akota, kandi ahantu hakonje nta mubu wapfa kuhagera. Ntabwo u Rwanda rwagiraga ibyo by'imibu. Mbese ubushatse kuvanga imibu nibo bayizanye. Imibu igenda ikururwa nuko environment igenda ihiruka, ibintu by'ubushyuhe, ibintu utamenya by'ibizenga by'iki sinzi ngira ngo ni imibu ya Anopheles. Buri imibu yose ntabwo itera malaria, ariko yo bita Anopheles mosquito, wa mubu w'ingore w'ingore. Ugushobora no kumenya unase wamenye tewe niba batarokoye nawo muri labo bakaza bakadutura hejuru. Hari ibintu dukeneye kumenya, tugenda tuvungurirwaho buhoro n'abantu bagenda batahura amabanga menshi, bakawukora bakadukora na supernet yo kujya turya byose bikaza bikabaho ngaho kugira ngo baducuruzeho. Ucuruze barabishaka cyangwa tubone ko ari beza cyane badufasha. Buriya hari umuzungu wanyibwiriye aravuga ati bariya abagabo ntabwo bakeneye amafaranga, faranga barayacura. Reka nuko abantu batubyumva neza, bakeneye resources nizo batacura, nibwo butunzi nyabwo. Resources ni umutungo kamere. Niba bashaka izahabu, niba bashaka amazi, niba bashaka nka za uranium zo bakoramo amabombe ya nuclear, bayakubikura muri Congo, ibindi bakura hariya muri Mali. Bazi yuko biri munsi mu mashyamba, ibindi biri mu ntuza munsi y'ubutayu ya Sahara, za Sahara. You know, people should come to terms with the reality. Noneho rero se nibyo bashaka. Amafaranga yabo se buri afite akamaro, ari papuro afite akamaro, agira akamaro kubera yuko kutuzanamo disodri tukabura epfo na ruguru, dukenera ya mafaranga. Niyo mpamvu bamaze gusenya igihugu bahita baza biruka tuzanye imfashanyo, tuze kureba, dutanga inguzanyo. Ya nguzanyo baguha ya mafaranga yabo y'ipapuro, bagufata bwa butaka kandi bagatwara resources bikaborohera. Cyangwa bakabakoresha mu nyungu zo kugira ngo bahagarara ahangaha bagera n'ahandi ubundi batakaye bagera bahateza imvururu, umutekano muke bahereye iwawe. These guys are very very wise. Isi yose bayikontorora. None pazi ubuka n'indwara nka zimwe mu ndwara ushobora kuba ati izizo n'izi nkurikije uko nzibona zarakozwe, ntabwo ari ibintu wenda by'ubuzima bw'abantu biberemo mu bihugu byabo. Nari ntagiye nkubwira bari abantu bakiza, kuko of course bafite ubushobozi bwo gukora ikiza bagakora n'ikibi. Ziriya ndwara z'ubushita n'ibinyoro ndetse n'imbasa, ubushakashatsi bwakoraga bwari genuine scientifically kugira ngo bukize abantu, kandi uko byarabaye. Ariko ibyo babikoraga kugira ngo bashobore kwigarurira abantu mu mitima yabo yuko bafite ubushobozi bukiza. Ntabwo abantu bakirwara ibinyoro, ntabwo abantu bakirwara ubushita, ibyo ni ibintu byarangiye. Imbasa ubu nibwo numva ngo yagarutse, sinzi impamvu yagarutse muri za Nigeria, ngo yagarutse no mu Buhinde ngira, ariko nayo yari yaraciwe. Nawe wareba nk'imbasa ku mwana wawe kumva ko ari ikintu kibi cyane.
noneho mugiga iyo yahozeho na kera mugiga ni ijambo ry'ikinyarwanda yahozeho ariko bayifitiye umuti kandi yica abantu benshi cyane mu gihe cy'izuba ariko ntabwo wigeze bayishakira urukingo no kuko nakubwiye yuko icyegeranyo nize nasanze burya bigize mu kinyejana cya 20 cyane cyane mu myaka ya nyuma y'intambara y'isi yose hizwe noneho uburyo bwa bwenge bukiza abantu bukora ubushobozi bwo kurwanya za ndwara navugaga no bushobora guhindurwamo noneho uburyo bwakoreshwamo mu buryo bw'ibyorezo bikicara noneho abantu umwanya wo kubakiza kuko ubumenyi bari bahawe nyabwiye abantu kandi nyambivuga yuko tekinoloji ntabwo yari yamara imyaka 200 ibaye kuva ikinyejana cya 18 cya 19 cyane cyane cya 20 imyaka 200 nimwe byose bibereyeho ubuvumbuzi bukomeye n'ubuhanga niki byavuye heza ni ibintu byateguwe twebwe imyaka y'igihumbi na 800 kugera mu gihumbi 2000 n'imyaka 200 nimwe tuboneye ubuvumbuzi bw'ibintu byose ubu ngubu birimo bikorwa ubu ngubu ntabwo ari ubuvumbuzi ibi ni ibindi bintu birenze ikinyejana cya 21 nimwe icyo bita digital paradigm twavuze igomba gusimbura inganda niba igiye gushyirwaho igiye gushyirwamo imbaraga cyane ku buryo ibikorwa biturenga dusa nkaho twe twibereye hariya tureba gusa turinduririzi ku buryo nabize abari bafite ubumenyi busanzwe nkatwe bakuze n'abandi bagiye biga mu myaka ya mbere ubumenyi bafite bugiye gutakara bugiye kuba irrelevant ikigiye kubaho ni uko umuntu aba azi kuba akoresha ikoranabuhanga iryo koranabuhanga ntarifite we ntirburimo ni opareta azi gusa gukoresha imashini akayijyamo akayikirigita akayibyaza icyo bashaka niyo mpamvu bashaka gukora icyo bita artificial intelligence ubwenge artificiel noneho ubwo bwenge bukaba ari bwo bwarimwe umuntu akabishobora kubukoresha bitihise bakanabwimurira muri we umutwe w'umuntu umutwe w'umuntu akaba computer ibyo rero nibyo birimo biri imbere kandi nibyo biteye imbere byumvikane ko ibyo bireze ibyo abantu bamaze iminsi biga mu mashuri kuko birabyo kwiga byo mu mashuri bigiye kuza hari umuntu wavuze ngo iyo umuntu afite iPhone ye ngo ntabwo aba akeneye lisansi degree iruti degree kandi ufite iPhone iyi ngiyi tugendana mu ntoki ariyo bayita iPhone cyangwa iPhone yes that's right ufite iPhone ntabwo akeneye degree none urayibaza ibyo ushatse ikabikubwira noneho rero ni ukuvuga ngo ubwo umuntu no kujya mu mibare hari umuntu umwe wambwiye wigisha mu Burayi yambwiye ko abana bahariya benshi ntazi kuvuga ngo 20 shyiraho 10 shyiraho 5 ngo 35 agomba kujyamo ntabwo igihugu cyushobora kwibuka ibyo fata 20 shyiraho 10 shyiraho 5 ashwe aho ngaho ntabwo yirushya ibyo yumva bimunaniye akajya gufata 20 agomba gukoresha imashini kugira ngo imuhe umubare nyawo wa mugani hari ijambo yigeze tubwira ngo ni ugusinziriza ubwonko bwacu uzi ko ari ukubusinziriza koko ko ntabwo bukoreshwa kandi ubundi bavuga yuko ubu burya mu bwonko bwacu akenshi tubukoreshaho nka 5% cyangwa 10 ndavuga abantu b'abaturage abangaba biberaho mu buryo busanzwe burya babukoreshaho gake cyane ushobora gukora ibintu byinshi cyane ariko nanone tutibagiwe yuko nabwo batubwira yuko muri twe harimo n'ubumana nk'ubwo tutabukangura aho abona hari abanyumva bati bikagenda kuri ariko navuga mu gutekereza gufata umwanya wo kwiga gukora kugira gute gutekereza ibintu byaduteza imbere ndavuga mu mibereho isanzwe umuntu atekereza nkore kariya ngire uzaye n'abantu burya batekereza cyane burya tuba hari nubwo tugira ishyari ry'ubusa ugasanga umuntu utekereza cyane ufata umwanya wo gutekereza byo kubaho kwe akora ibi agerageza biriya uzamusanga atandukanye na wundi ubyuka yigira mu rwagwa akumva yuko nta kibazo cyo afite so rero ubwo ni ukuvuga ngo twaba turi nari nkoje ikibazo maze ni nk'izihe ndwara uri kubona
babo bagiye bakora turetse izo ngizo zacu z'abanyarwanda. No, indwara tuvuge ari indwara zidafite n'amazina y'ikinyarwanda. Indwara nka Ebola, indwara nka Sida, indwara nk'ibicurane by'inkoko, ibicurane by'ingurube, indwara hepatite B, hepatite C, diabete, kanseri ntabwo Kinyarwanda bibamo. Diabete bamugana ibyo nibi ntabwo byabagaho. Yewe mvyiruka mu myaka za 60 za 70 ntabwo nabyumva. Ibyo nabibonye mu myaka za 80. Umuntu warwaye diabete abantu bakavuga mundi bakamuhuta ngo ni sukari, ngo ni ibiki. Nta muntu ufite iyo urebye n'ijambo sukari nta nubwo ari Kinyarwanda, nta nubwo ari n'ikibantu. Biva mu ijambo sugar Icyongereza. Ntabwo byabagaho, ntabwo tubibyumva. You know? So rero tugomba kuba maso tukareba. Ubwo baracyakora izindi ndwara rero sasa. None se corona. Reba iyi corona ahantu igejeje isi. Nase corona yavuye. Ngiyi noneho iki kirarenze. Ariko iyo kandi yo ubwayo bamaze kwishira hira iri multiplier. Zirarenze. Nose ko buri kanya barimo kuza kohereza iyindi bavuga ngo ni yindi je. None se zaba yahe. Izahora yihindukiriza iki? Bakaza nindi bakayitira indi zina. Twatangiye ari COVID-19. None tugeze kuyakanga. Bari cyane 19 ariko yihindagura. Ikibazo nuko numva bavuze irindi zina. Oya 19 ibotiri micron, 19 delta, 19 ubu tugeze muri twebwe ni micron yaryo. Micron na micron bwo ariko ariko nibigire bwejo hazaza ibindi. Ariko ikigamijwe no kugira ngo nyine ya gahunda nyine abantu kugira ngo babe aho hakorerwa ubushakashatsi bw'indwara. Gene pigs imibiri yacu igomba kwiruka ibita gene pigs. Noneho birarenze. Birenze ukwemera pe. Gusa abantu b'isi bazakurikira kino kiganiro naboroheje n'abakomeye n'abanyabwenge hari cyo nababwira. N'abantu bambaye umubiri, n'abantu bavutse uko twavutse twese, n'abantu bazabaho kandi bagapfa. Bakwiriye gutekereza inzira nyayo y'agakiza ubugingo bwabo yashyizweho n'Imana rugema. Batangire bakawuce kuko bamwe n'Imana bayemera. Kuko bera yuko ya program bashyizwemo harimo n'uburozi. Bavuga yuko ngo nta n'Imana ibaho cyangwa se banayitekereza bakayumvira mu bintu nka universe, nk'isanzure cyangwa se nabi nariho birayireba iratuzi izagidwa cyangwa irorere niba ntacyo bibwiye. Ariko amenye ko igihe kizagera basange baribeshye. Kuva ngo ntacyo bimbwiye ahubwo kirabibabwiye. Niba mwisi umuntu umwe ashobora guhaguruka isakayita igisa ejo akawayivuye kadaza ari umuntu uzayivaho kandi ntushobore kumubwira ngo ntacyo ibyo avuze cyangwa ibyo ategura gukora, ntushobore kumubwira ngo ntushobore guhangara ngo ujye imbere y'umubwire ngo ibyo ukora ntacyo bimbwiye. Wabishobora se? You can't. Ariko n'Imana niyo ubwira ngo ntacyo bimbwiye kandi wari umuntu just ahagarariye imbaraga zo mwijima yego, ariko izo mbaraga nawe zimufasha zitya zizi yuko uwo muntu nta rengero rye ziramufite zikeneye igikoresho. Napfa ariko uzi ko na Satani azapfa cyangwa nawe azapfa. Uyu shefu w'isi azapfa. None azapfa ariko azabanza afungwa igifungo cy'imyaka 1000. Yongera afungwa hanyuma azapfa urupfu rwa kabiri. We azapfa urupfu rwa kabiri kandi azarusangira n'abagaragu n'abajabe imyaka yose n'iteka ryose. None pasti ni ibintu bitatu tubonye muri iyi ntego ya 9: intambara, inzara n'ibyorezo by'indwara. Yes. Kugeza akanya hari abantu n'uyu munsi batarumva iki kintu ko ibi bintu ari umuntu ushobora kubitegura kandi afite izindi imbaraga zimushyigikiye. Ahari bakumva ko ari ibintu Satani wazaza akikorera ku giti cye, ku buryo iyo ushatse kubyerekana ngo kizavuga ati ibyo nta bantu babikoze. Ati kandi Bibiliya ivuga ko kuko byahanuwe ko bizabaho. None se ko bizabaho bizazanwa nande? Ati ibyo nituzi inkomoko yabyo, ariko ibyo turi kubona byo ni abantu bari kubikora. Ukibaza iyo ntamba niba ari abantu bari kuyiteza, ninde wundi uzayiteza? Ni Satani uzaza gutya ku mugaragaro. Impamvu ingeza ahangaha turashaka kugira ngo dufashe kubihuza na bimwe mu bimenyetso yavuze bizaranga Yesu yavuze bizaranga kurangira kw'isi yo kugaruka kwe.
muri Mateyo 24. Kuko ibi bintu uvuze ubitweretse nk'aho ari abantu babitegura, ariko Yesu nawe yavuze ko bimwe mu bizaranga kugaruka kwe ibyo bintu bitatu yabivuzemo: intambara, inzara, ibyorezo by'indwara. None uratwereka ko ari abantu babitegura. Ni abantu babitegura, ariko si ku bwabo. Yesu we yarahanuye, ntabwo ari ubiteza. Yahanuye ibizaba, kandi yavuze yuko ibyo bibaho mu rwego rwo kurwanya gahunda ye y'agakiza. Avuga ati ibyo nibiba muzamenye yuko igihe kizaba kinageze cyo kurangira kw'ibintu byose. We azaba aze nk'umutabazi, ariko abatabara mbere na mbere arashaka yuko atabara bihaniye. Nkuko bakubwira ngo urashaka kujya ahantu runaka, urashaka kujya gukora ubukwe, baza wikingize. Yesu nawe arakubwira ngo isi igiye kurangira kugira ngo umunsi we uzi wewe, ariko ashaka yuko abantu bihana kugira ngo bazashobore guhagarara imbere ye badatsinzwe kuri uwo munsi. Kandi be kuzavuga bati babwira imisozi ngo nibagwire batwikiriye, kuko umujinya w'umwana w'intama n'Imana data ubasohoreyeho. Ibyo rero tugomba nabyo kutangira gukanguka tukabitekereza, kuko hari periyode 3 zikomeye. Hari periyode y'ibimenyetso, hari periyode y'impanda, hari periyode y'inzabya, ibyago by'imperuka. Ibyo rero byo bizaba ari ugutsemba abantu. Ibimenyetso byarabaye ntitwabyitaho, ubu turi mu gihe cy'impanda. Impanda irimo iravuzwa, ntabwo abantu bayumva. Impanda ubu ziravuga. Rero impanda zo, iyo impanda itandukanye n'ibimenyetso. Ikimenyetso kirebuka ntukiteho, ariko impanda irakubwira ngo biracitse, kanguka. Nukuvuga ngo impanda irimo iravuga ati ariko wakumvisha iby'ikimenyetso cyakweretse. Impanda iravuga, utumva iby'impanda rero wowe si uwanjye. Impanda zirimo ziravuga ubu ngubu kugira ngo abantu bakanguke, babe maso, batekereze. Niyo mpamvu tuvuga ibi ngibi, abantu batangire bibaze ku byo basuzuguye kera, ku byo bateshejwe kera. Kandi ibyo bintu biri mu gitabo cyitwa Bibiliya. Abasoma za Korani, abasoma ibindi bitabo, ibyo singiye kubivugaho, ibyabyo ndabizi, nzabivugaho n'ikindi gihe. Ahubwo barebe igitabo cy'Imana cyitwa Bibiliya, niho harimo ibintu byose, n'ubwenge n'ubumenyi, kuko nicyo kivuga kuri Kristo by'ukuri, kuko yaje aturuka ahari hasanzwe muri harabugenewe, kuko Aburahamu, Isaka na Yakobo basezeranyijwe. Kubera izo mpamvu rero tugaze cya kibazo cyawe mbivuga kenshi, Satani ayoboye isi. Hanyuma twakoze icyo bita organigramme y'ubutware bw'isi. Hejuru hari Satani, munsi ye hari abadayimoni. Munsi y'abadayimoni hari imiryango 13 noneho y'abantu. Abo imiryango 13 rero nibo bashamikiweho n'ibintu byose, birimo imiryango ikomeye cyane 36. Noneho yo ishyira mu bikorwa ibyo ya miryango 13 ishaka ikora, financing igirite, biri munsi yabo hari imiryango 36 y'abafrimaso, ariko bo ku buryo rwo hejuru mu kuba ibanga, ultra secret Masonic law societies. Abo ngabo rero nibo bashamikiweho cyangwa bakoresha abanyapolitiki, abanyamabanki, abakuru b'amadini, abafata inzego, abakora bavuga ikijyana mwisi. Buriya nibo bayobora n'igisirikare, bayobora n'igipolisi mpuzamahanga, bakayobora na za leta. Hari icyo bita the deep state cyangwa icyo bita permanent government. Ibyo ni ukuvuga iki? Niyo government idahinduka. Twe twuva we bahinduye leta, bahinduye perezida muri Amerika, bariya ntibahinduka. Nta bantu bava bagashyiraho abandi, noneho bakagira abiburasirazuba ntibahinduka. Bo nabo usanga bakomeye nk'Abarusiya, Abashinwa, abaperezida babo ntibapfa guhinduka batyo, barapfa akava bagashyiraho undi. Ariko buriya ntabwo batandukanye n'Abanyamerika, buriya ni bamwe. Ahubwo babikora mu kujijisha. Burya hariyo abayobora batazwi, icyo twita the shadow cabinet. Buri gihugu gifite buri gihugu ku isi gifite icyo bita shadow cabinet, abantu bake bafata ibyemezo bifite influence kuri politiki mpuzamahanga y'icyo gihugu bwacyo, ku buryo bagishyira mu murongo ujyanye n'ibyo mpuzamahanga, umugambi mpuzamahanga kuteye. Ni ukuvuga ngo ibyo
nabyo twabihuza na rya jambo Satani yabwiye Yesu yamugeragezaga. Ndaguha ubu butware bwose bwo munsi n'ikuzo ryabo kandi igihe wabugabanya kandi mbugabira uwo nshaka wese. niyo mpamvu Bibiliya ariho igitabo cyonyine kirimo ubwenge no kumenya. Vuga Satani ubwe niba yaratwaye Yesu akamushyira umusozi muremure, yareza akavuga ati, akamwereka ubwami bw'isi n'ikuzo ryabwo, aravuga ati jyewe nupfuka mukandanyorera byose nabiguha, ni igihe wabigabanya kuko narabigabanye kandi biha uwo nshatse. aho Bibiliya isigaragaza neza ko ubwami bw'isi kuko ari Satani buyoboye, arabuyoboye ubutware bwose bw'isi abufiteho ijambo. Keretse niba ushaka kuba umwami ugahindukirira Imana, Imana ikaba ariyo igufasha kuba muri ubwo bwami, yo ishobora kukurinda Satani ukabaho nk'uko yarinze Dawidi, nk'uko yabanye n'inzu ya Isirayeli. Ariko kenshi abantu siko bashaka kumera, bashaka gukurikira Satani. Icyitonderwa, Yesu kuva yaza ibintu byarahindutse. Yesu yaje kugira ngo duhamagare tuve mu isi, aranyumva neza, adutware mu bwami bwe bwo Sekibi atazaba, kuko Sekibi yavuye mu ijuru bararuhuka, ubu ari ku isi. Rero isi ntabwo ishobora kubaho ngo ikomeze kubaho nziza Sekibi ayirimo, kuko niwe uzana abantu. Uzi yuko ubu ngubu hadutse ibintu by'ubusambanyi, abantu ntibamenye impamvu babikora. Ubusambanyi bumeze bute? Ubusambanyi busanzwe, usanga umuntu arasambana ariko ntazi impamvu, agasanga byamuyobeye. N'abagore nuko za divorce zibaho n'ibiki byose, ariko nibuza abantu kujya mu busambanyi. Ibintu byacitse. Ubwo ukibaza ikibitera n'iki? Ni wa mwuka barawukoherereza. Uvuga ngo uwo mwuka urimo kugenda winjira mu bantu. Yes, abantu barashaka kwiyahura, barashaka gukora ibintu nawe ntamenye impamvu arimo kubikora, ntamenye ifa niyo bijya. Pase hanyuma kugira ngo tugere ku musozo, ndasa nk'ushaka kugaruka n'ubundi hariya kuri biriya bintu, kuko uyu munsi twize intego imwe kandi intego irakomeye cyane. Impamvu numvise ikomeye cyane igarutse no kuri bimwe Yesu yavuze, ari nayo mpamvu ushaka ariho dusoreza unatanga n'inama ya nyuma. Ni ukuvuga ngo muri ibi bintu bitatu ubu birahura neza n'ibyo Yesu yavuze ko ibyo bizabaho kandi tubibona, tuzohararama tukubura imitwe tukareba mu ijuru. Yes, niho biganisha. Turi kubona mbega n'ibyo birimo gusohora. Hariho ibintu, hari ibintu abantu batazi kandi bikomeye. Ni ukuvuga ngo reka turebe Luka igice cyaho cya 21. Wenda turangiriza aho ngaho ushaka kuvuga. Haravuga ngo murongo wa 10 haravuga ngo arabasubiza ati, yeze mikrofone akatuvuga ku murongo wa 10. Haravuga ngo arongera arababwira ati, ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami, kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, hazabaho n'ibitera ubwoba. Urakumva neza? Yego, hazabaho n'ibitera ubwoba. Aho kantu tuba tukumva ibitera ubwoba ni iki? Eko iki kintu ubundi abantu baba bacyumva, ibitera ubwoba ntabwo babyitayeho, ahubwo arabwira ngo reka ngo abantu babwire ngo amagambo meza ngo ururuse imitima yabo. Urumva Yesu aravuze ngo ibitera ubwoba utoye, uyu ni Antikristo. Waza kubyerekana ibyo bitera ubwoba kandi koko abantu byabateye ubwoba, none uri kubibereka uvuga ati dore ngibi bitera ubwoba kandi byarahanuwe, bati uhumuriza abantu bibatera ubwoba kandi ubundi byabagezemo. Rasi ubu ibyo tuvuga ubu ibiteye ubwoba ntabwo tubizanye, niko byateguwe. Yes, ibitera ubwoba turashyira ahagaragara ibiriho, birimo bidutegurirwa, biteye ubwoba. Kuko ikitera ubwoba kiba kivuze, uzi ikintu gitera ubwoba ni ikiba gifite ikiguzi cy'ubuzima bw'umuntu, gishobora kumugiraho ingaruka, ni igiteye ubwoba. Rwose nk'ibintu bibera aha ngaha tutazi ibyo ari byo, umuntu ukajya hariya bakakwica, abantu bagahaguruka. Ubu ngubu uzi ko hasigaye hariho intambara, abicanyi badafite icyo bagamije. Wowe urabona intambara ibaho, njye nibwo bwa mbere nibwira ko ari bwa mbere mu mateka aho hari imitwe y'abantu, ibikundi by'abantu bigamije kugenda bigatwika gusa, bikica bikagenda.
byatangiye ari nk'inyeshyamba zirwanira ubwigenge, zirwanira justice, ubutabera, ariko ubu ngubu hari ibintu noneho ni ukwica gusa. urebye nka biriya ngo ni Boko Haram, urebe buriya ngo ni ICIS, Islamic State, ntibakirwanda ngo barashaka gufata iki cyangwa bashyiraho iki, na biriya bya DF bafite ihe ntego, ni ukwica gusa bagasahura bakigendera. muri Nigeria ubu ngubu ahantu muri za Kaduna habyutse bica abantu bareze muri za Mirungu, abantu bazira kuri za moto n'imbura n'iki bakasenga bakagota bakarasa bagatwika amazu bareze bakagenda. ubwonko bw'abo bantu intego yabo ni iyi. Ibyo ni ibitera ubwoba, ni ibitera ubwoba kuko ntibifite umurongo kandi birica abantu kandi ntuzabihagarika na leta ntibishoboye. ari nayo ntego yacu tuzavugaho. reba iki cyorezo cya coronavirus. Yes. Si ibitera ubwoba, ni ibitera ubwoba. abantu barahamutse, ingingo zarabahamuye, wagaruka urimo kubivuga batari ku wundi wavuze Yesu ukareka kubivugaho, uratera abantu ubwoba kandi n'ubundi byarabahamuye. none se nivuga Yesu ibi byo yavuze niyo kubivuga, reba ntibazi Yesu ari we, nawe ngo ari bavuga Yesu wundi. Twe Yesu tuvuga n'ujyanye n'ijambo yavuze. Ibitera ubwoba. Noneho ibitera ubwoba bizakurikirwa n'irindi shyano ryitwa aravuze ngo mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo n'indwara, hazabaho n'ibitera ubwoba ndetse n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. hari ibimenyetso tugiye kuzabona biva mu ijuru, naho yuko hariho gahunda yo kuzashyira hariya ijuru rira rikaba ekara, tutareba televiziyo kugira ngo ahubwo tureba ku ijuru hariyo ukabona amahana agenda, tukavuga ngo nimeruka ibaye, tureba ngo bibaye bite, na Antikristo nuko azaza, nawe azaza tumureba hejuru muri ekara. Ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. kwa mugani si barayikontorora, n'ikirere baragikontorora. Ibimenyetso bikomeye, ibimenyetso byaheza kurangira ku isi, tubirebe tubituke kandi bizagaragara ku ijuru. Aha, hanyuma mu gusoza pasi, nkuko tubonye intego kandi tubona byanahanuwe, kandi Yesu yavuze ngo nimubibona muzarame mwubure imitwe yanyu. Abantu nabagiriye inama nk'umuntu uhuza ibi bintu n'ibiri gukorerwa mu isi. Ubundi Yesu yavuze intumwa n'abigishwa be nibo bazamenya ibi, ni nabo bakwiriye kuraba bakareba mu ijuru yo gucungura kwabo kuzaba kwegereje. Kubera yuko rero Yesu atigeze agira limiti, nabwira abantu bose ubu kwihana no kubarwa ibyaha mu izina rye, kugira ngo ibyiringiro byabo bibe kuri we, kandi babone bibaye barareme barebe mu ijuru, kuko niho gutabaruka kuzaba guturuka, niho kugomba guturuka kugira ngo dukize. Ntabwo gukira kwacu kuzaturuka mu isi. Icyitonderwa, gukira kwacu tuvuga si uko abantu nk'ubwoko, oya, nubwo abatoranyijwe, kuko abatashaka kumva banga Kristo bakanamurwanya bamaze gufata icyemezo cyo kubakurisha ku ruhande rwa Satani. Bibiliya iravuga ngo abangaba nibamubona ngo bazabwira imisozi kandi bidashoboka ngo bagwire, urupfu bazaruhongera baruha inoti, ntabwo ruzabakundira kubajyana. N'urupfu ruzabahunga tu, urupfu rwo ruzaba rukiza amaguru yarwo, ati kabone mpamvu ruzaba rwirukanka. Urumva neza? So rero ruzanga abantu kubatwara, ruzanga abantu kuko umuntu azaba avuga ati nkora iki, ubwo bazaba babonye ndetse n'icyubahiro cya Yesu bazaba babonye, kuko Yesu azaba abonetse ubwo kuko abantu bose bazamubona. Cya gihe azaje guhora inzigo mu ntambara ya Armagedoni, ntacyo bazaba bashuta, amaso yose yo ku isi n'abamucumise bazamureba. None bamara ku yose babibona rero bazahita bibwira icyo gukora, bazavuga bati uriya tureba ni umujinya afite, ntabwo ari ukutugira neza no kugira ngo turimbuke, kandi uko bizaba byarangiye. Urumva neza? Noneho rero bikaba bisaba iki kugira ngo abantu bikorera ibyabo cyangwa bitegure hakiri kare, kuko Yesu ari mu nzira, kandi icyo ashaka ibi bimenyetso nabavuze byasimbuwe n'impanda nizo zivuga. Impanda zibiriye kugira ngo zikangure abantu, ni ubuntu bw'Imana nabwo. Erega ubu ni ubuntu bw'Imana, ibi turimo mu isi ni ubuntu bw'Imana, kugira ngo tuvane amaso ku bidafite umumaro
cyane cyane ba bandi bahamagariwe ubwami bo bararushaho kwiyeza no kwitunganya ko ikintu barimo barakibona, ariko badafite amaso y'umwuka ntacyo bareba. Barimo baracurikwa na Satani, tugiye gukora ibi, ibintu bigiye gukemuka, bababwira ikintu cyitwa iterambere gusa. Turirukanka turajya hese, ese aho tugana ni aho twirukanka tugana, aho tugana aho ngaho turajya he? Nitwagera tuzabona iki? Tuzaba turetse gupfa se? Niba tumaze imyaka myinshi ntabara dufite za visions, dufite gahunda, dufite ibyerekezo, ariko twajya tugasanga ahubwo hariyongera ibibazo. Ibyo bibazo bigatuma noneho turushaho kwibaza ibyo turimo, turushaho kuba nabi. Urumva se atari ikibazo gikomeye cyane? Ikibazo gikomeye. Abantu bahungire kuri Yesu gusa, nta yindi nzira. Ariko se Bibiliya yarabivuze ngo nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru. Byakozwe no mu gice cya 4 umurongo wa 14. Umurongo wa 10 uravuga ngo ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari zina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse rikomeza ifu. Nuvuga igihe Petero yavugaga ibi ngibi, isezerano ryari ku Bisirayeli. Uti mu buhe buryo? Abisirayeli nibo bari bazi yuko hariho Mesiya uzaza gucungura bo ubwabo, kandi agacungura n'abari mu isi bose. Niyo mpamvu aribo yabanje gutumwaho, kuko biri bisobanura. Kandi sobanuye neza yuko abubatsi nibo batambyi n'abahanuzi bagomba kuba bavuga, kandi ariwe berekana nk'ibuye rikomeza imfuruka. Kuko icyo wakubaka yose Yesu adahari, atakirimo, ntabwo iyo nyubako ibipfuye. N'abana banyamadini bigisha impamvu inyubako zabo zikora pusinga, ntabwo Yesu ari we mfuruka, ari we buye rikomeza imfuruka. N'aya madini yose ari ku isi, ntabwo Yesu ari we buye rikomeza imfuruka mu kubaka kwabo. Niyo mpamvu ibyo bubaka byose bigomba guhomba bikagwa. Yesu yaravuze atumva amagambo yanjye ntayitondere, ameze nk'umuntu wubaka umucanga ku musenyi. Bityo rero bikaba ntacyo bivuze. Umurongo wa 12, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina noneho munsi y'ijuru, ubwo ni ku isi yose, aho wahagaze hose, urumva ngo ryahawe abantu ukwiriye gukirizwa. Ibyo niyo narangiza amabwiriza. Izina rya Yesu, izina rye gusa tugakirizwamo byose, indwara, ibyago, ndetse tugakirizwamo n'urupfu, no kubona ubugingo buhoraho. Niryo zina, nta rindi. Pastor murakoze cyane rero. Ngira ngo ikiganiro abantu benshi bagikoke kandi abumva intangiriro ndetse n'iherezo ryabyo. Mu gusoza, kugira ngo mudusengere, hari abantu benshi baba bakeneye, bashaka kubavugisha, baca inbox, nuko rero mwatanga adresse zanyu kugira ngo n'uwabakina ku rundi ruhande abamenye cyangwa abagisha izindi nama. Murakoze. Imana yo mujuru baho umugisha. Ndishimye ku ikiganiro, kandi niringiye ko kizageraho kizabagirira neza. Nubwo ubugingo bwacu buhigwa n'umwanzi, ariko ntabwo dufite ubwoba, kuko Umukiza niwe murengezi w'ubugingo bwacu, abari mu isi cyane cyane abizera. Niringiye ntashidikanya ko ikiganiro kizageraho, harabo kizakomeza bagashorera ibisuko muri Kristo, hari nabo kizakangura bari basinziriye, kugira ngo baziga karago bamenye aho bahungira. Nkaba rero nshaka kugira ngo ndangirize aho nibwira ko umuntu wa mbere utazi uko yambona yampamagara cyangwa yanyandikira kuri telefone nomero 0788506076. Iyo nomero yanjye rero kunyandikira mvuga nuko ibarira nayo iri kuri WhatsApp. Ushobora kunyandikira, ushobora kumpamagara ukoresheje telefone igendanwa, mobile phone, cyangwa ya WhatsApp, so tukaba twavugana. Nkaba rero nibwira ko ibyo bintu ari byiza kandi byadufasha
ariko nkashaka kubabwira ko kandi kabazo gakunze kwaba hari abantu benshi bibwira yuko nahita anyandikira buhite mubona iyo ntinzemo gato yararambirwa kandi birumvikana ariko ndi umuntu ntabwo ndi mashini genda rero nkurikiza abantu uko bagiye baza ariko ndabyihutisha cyane ku buryo ubu ngubu uyu munsi abo ndimo mvugana nabo cyangwa nsubiza nabanyandikiye kuri 17 ni vuba kuko uyu munsi 20 kuri 17 18 rero Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Ndumva nta kintu nashyiraho kirakubabwira yuko mfite urubuga rwitwa Pastor Peter Musisi Official kugira ngo urugereho wandika muri YouTube ukandika PR cyangwa PR. Peter Musisi Official. Buro ndabasaba yuko mwiyandikishaho benshi. Hari ibiganiro by'ikinyarwanda nubwo hariho n'icyongereza ndetse n'ikigande ariko by'ikinyarwanda akumva ikinyarwanda bacu abarwanda people cyangwa bavuga urubantu rurimo ikinyarwanda n'indimi zisangiye narwo inkomoko bajya kuri urwo rubuga bagasangamo ibiganiro bibiri. Hari icyitwa isi gushirishano aho twigira bimwe muri ibi tuganira tubiva umuzi. Hakabaho rero n'ikiganiro twise ubuyobe mpuzamadini kugira ngo turebe amadini ahayobera cyane cyane yuko aturuka ku bubatsi badafata Kristo nk'ibuye rikomeza imfuruka. Bene iyo nyubako rero ntayishobora kuganisha abantu. Tuzayibona rero uko tugenda dusuzuma ayo madini ubu yagenda ahusha intego mu gihe Kristo akirinze ubugingo bwacu. Murakoze rero, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndibwira yuko nta kindi gikurikiraho usibye gusenga. Uhoraho Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, uri Imana ikomeye, Imana ikwiye kubahwa, Imana ikwiye gusingizwa. Shima izina ryawe uyu munsi n'umuvandimwe dufatanyije uyu murimo, kuko igikorwa dukoze kizagira benshi akamaro, dusangiye ururimi n'umuco ndetse n'abandi bose bari mu yandi moko, bikazabera ubwaku bwo kumva ukuri. Ushimwe cyane Mwami wanjye ko wemeye kubidukorera ubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dushimire wowe warukuri iki kiganiro, tugusaba gusharinga ubutumwa wumvise niba bagufashije ku bantu bose muziranye ndetse no ku miryango yawe urumva ufitiye imbabazi ko bamenye ibi kandi bakazabona ubugingo. Hanyuma kandi ukabashishikariza gukora subscribe kugira ngo bakomeze kumva ibindi biganiro. Amahoro y'Imana abana namwe mwese. Ikiganiro Menya Nibi nakagaruka. Mugira ibihe byiza. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba